Ababyeyi benshi bababazwa nuko abana babo babyarira mu rugo kandi koko ni ikibazo kubona umwana w'umukobwa abyaye nta mugabo. Rimwe na rimwe wenda akabyarana n'umuntu utishimiye nk'umubyeyi wenda se w'ikirara cyangwa se utari uw'inzozi ze. Kenshi na kenshi uwo mwana hari n'igihe wenda se aba akiri na mutoya ari umunyeshuri. Kenshi na kenshi abo bana ndetse bafatwa nk'ibicibwa kubera ko bumva nyine agusebeje, akoze ikintu gisebeje umuryango, agukojeje isoni. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku butwari bw'abo bana b'abakobwa kuko nk'uko mubizi si tugezemo, ushaka kuba ufite umwana w'umukobwa mu rugo ukaba ubona ari inyangamugayo ndetse wenda akaba nitwara neza, ajya no gusenga se, aba muri korari, ariko se uzi inda yamaze gukuramo uko zingana? Ibyo bintu urabizi mubye? Uzi ibinini afata kwa muganga uko bingana bituma adasama? Hari n'ababana n'ubwandu ababyeyi babo batabizi ariko mubafata nk'abitonda. Ariko ndagira ngo ngaruke ku butwari bw'abana b'abakobwa bagiye babyarira iwabo. Mu by'ukuri bafatwa nk'ibicibwa ariko bagize umutima ukomeye wo kwemera kubyara abo bana. Ntabwo ari uko babuze uko bagira ku buryo ni bwinshi cyane ndetse ubu bisa naho byoroshye, ariko bagize umutima wa kimuntu, umutima ukomeye cyane. Ibyo bigomba gutuma tubashyigikira mu buryo bukomeye. Waba ufite ubufasha ugashyigikira umwana w'umukobwa, kuko ndagira ngo mbabwire ngo yari afite amahitamo menshi, yari afite uburyo bwinshi yagombaga gukoresha kugira ngo umwana atavuka, kugira ngo mukomeze munamufate nk'inyangamugayo, ariko ntabwo yigeze abukoresha. Ntabwo yigeze ahitamo kwica uwo mwana cyangwa se gukuramo iyo nda cyangwa se no gukoresha uburyo bwinshi. Bari abantu benshi bashaka, bamara gushaka bakabura urubyaro kubera imiti myinshi bakoresheje, kubera inda nyinshi bakuyemo, umura ukaba waranyereye ku buryo baba badashobora gupfa kubyara cyangwa se bakabyara bibaruhije kubera nyine amakosa menshi bagiye bakora. Nyamara abo nibo sosiyete ifata nk'inyangamugayo kubera ko ibyaha byabo nyine bitigeze bijya ahagaragara. Ariko uwagize umutima wa kimuntu akavuga ngo uyu mwana ngomba kwemera nkamubyara nkamurera, uwo nguwo niwe ufatwa nk'igicibwa, niwe ufatwa nkaho ntacyo amaze. Ndagira ngo mbabwire ko atari uko twakabaye twitwara, si uko twakabaye tubigenza pe. Hari ikintu kindi dukeneye gukora cyitwa kubashyigikira no kubaba hafi. Uwo mubyeyi ufite umwana wabyariye iwabo ukabona cyangwa se aratwite, ndagira ngo ngusabe umushyigikire kuko ni intwari. Wowe kumubwira amagambo amuca intege, we gutuma nyine abaho yicuza cyangwa se ngo ashaka uburyo bwo kuba yakuramo iyo nda, oya, ahubwo we mushyigikire ndetse uzanamufashe no kurera umwana. Umuremere uburyo, umuremere inzira, ndetse nanabyara niba yaracikishije ishuri umureka asubireyo kuko ni intwari mu mutima. Hari abandi bana bigana, hari abandi bana baturanye bagiye bazikuramo, kandi kuba yarayiretse ntagaruka atabizi, arabizi. Hari n'igihe aba yanahemukiwe, umusore akaba yaramwijeje kamukunda kuba azanabana, yarangira nyine akamukina akamubeshya. Rero niba yaragize ubutwari bwo kumva ko yabyara uwo mwana, uwo muntu aba ari uwo gushyigikirwa kuko byibura ari muri bake bafite umutima, bagifite umutima wa kimuntu. Kuko uwo nguwo ufite mu rugo rwose sinkubeshye, ushaka gusanga ibintu yakoze ari byinshi cyane ndetse bibi binateye ubwoba ku buryo n'Imana itamuha ijuru kubera icyo cyaha yakoze uko kingana. Rero uwo nguwo uba waremeye akemera akavuga ngo ngiye nzemera nsebe, ariko umwana nzemere murere, nzemera mutwite, aba yaranyuze mu ntambara ikomeye cyane. Rero umuntu wabashije kwihangana iyo ntambara aba ari uwo gushyigikirwa, ntabwo aba ari uwo gucibwa mu muryango. Hari n'ababyeyi bakora amakosa, umwana yaba afite nk'inda y'amezi 6 akamuhatira kuyikuramo, bibaho. Ariko mwibaze se umwana aramutse ari we mwana wenyine ari buzabyare, yazakubabarira nk'umubyeyi? Yazakubabarira? Ntabwo yazigera kubabarira. Ntabwo inzira y'abantu muri iyi si ari inzira iharuye, ntabwo abantu bazabaho kimwe. Niyo mpamvu rero mugomba kubigenza gutyo. Kuko ndiya mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima iherutse gukora ubushakashatsi igaragaza ko abantu barenga 9,000 kuzamura banduye virusi itera sida mu mwaka washize. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi abenshi ni urubyiruko, imyaka 14 na 24 nibo bari kwandura ari benshi. Se mutekereza ko ari kubera iki? Kuba badasama ntabwo ari uko badasambana. Ndagira ngo mbabwire ko sida ziri kuba nyinshi cyane bitewe n'uko n'ibyo byitwa agakingirizo bitakitabwaho kubera ko n'indangagaciro zahagaze. Ndagira ngo mbabwire rero, niba ubonye umwana we yemeye kuba intwara akavuga ngereka nkora iki kintu, nuko ari muzima. Rega
njyewe nemera ko niyo wamubona mu buryo runaka bwo ati nge nzakoresha agakingirizo akabivuga ushobora kuvuga ngo ashira isoni, ariko mu buryo bumwe aba afite umutima, aba agifitemo ako kantu k'umutima uhana. Rero niyo mpamvu abantu baba bakwiye gushyigikirwa mu buryo bw'amarangamutima cyane cyane, ukaba hafi yabo, ndetse si na ngombwa ko bikorwa n'ababyeyi gusa. Niba n'inshuti yawe biyibayeho cyangwa se n'undi muntu wo ku ruhande, mushyigikire. Ngewe mpura nabo kenshi, nzi intambara barwana nazo, nzi intimba bahura nazo. Ni abantu bakwiye gushyigikirwa ko ni intwari. Biyima byinshi bakagize, biyima utwenda twiza bakambaye, biyima igihe cyabo bakagiye gusangira n'inshuti zabo cyangwa se no gusabana n'inshuti zabo, biyima n'ubwiza bari bafite, akavuga reka ndere uyu mwana. Umuntu rero ufite umutima nk'uwo ni umuntu wo gushyigikirwa. Babyeyi ndetse namwe inshuti z'abantu mubashyigikire. Niba nakennye ukabona muturanye nta bushobozi, n'uba ufite igihumbi kimuhe, n'uba ufite n'utwenda tw'umwana utumuhe. Ikintu cyose cyiza wakora cyo gushyigikira abo bantu uzagikore. Ni ingenzi cyane, ni mu buryo bumwe bwo gufasha imiryango yacu, kandi uba umuremye umutima, uba umukomeje, kandi aba amaze kubona ko atari wenyine. Abantu benshi babayeho muri ubwo buryo bari kugenda bagira uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'amagambo mabi babwirwa, abakomeretsa, bereka ko aribo bantu babiciye bigacika, ariko mu by'ukuri ntagaruka aribo bantu ba mbere babi. Nawe urabizi ko ushaka gusanga uri na mubi kumurusha. Kuba umuntu yarabyaye ntabwo ari byo bimugira umuntu mubi, ahubwo ubutwari bw'abo bantu bukeneye gushyigikirwa. Nta muntu udakosa, ntawe ureba iyi video ntabwo ari kuri marayika. Ibyaha ni byinshi murabizi, abitwa intungane nuko bashobora kubihisha kuruta abandi. Rero uwagaragaye yakoze icyaha ntagaruka ari uba warageze kure. Niyo mpamvu nyine tudakwiye kubacira intege, tudakwiye no kubabwira amagambo abakomeretsa imitima. Tububake, tubafashe mu buryo bw'ubushobozi, kandi nzi ko Imana izabiduhera umugisha.